Twizeye tudashidikanya ko muri amahoro. Twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze. Mwe mudahwema kubana natwe umunsi ku wundi. By'umwihariko mwe mwamaze gukora subscribe kuri channel yacu kandi yanyu yitwa Shukuru TV Official. Imyaka yaribaye imyaniko, iminsi yaribaye myinshi. Nta makuru y'Iyobokamana tubagezaho, ariko hari ibyo twarimo dutunganya. Tubijeje ko noneho mutazongera kuyatuburana kandi twaje tuje. Mwe mwihanganye mukadutegereza, Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Gahunda ni ya yindi, no kubagezaho ibyegeranyo n'amateka by'Iyobokamana nk'uko twabyiyemeje. Tubahaye ikaze. Kuri uno munsi tugiye kurebera hamwe ubuzima bw'umwe mu bagabo bamenyekanye cyane witwa Zakayo, dusanga muri Bibiliya. Njye wabikwegeranyirije kandi ugiye kubikugezaho nk'uko bisanzwe. Nitwa Tuyisabe Nerso. Nguhaye ikaze. Aha ni kuri Shukuru TV Official. Ubuzima bwa Zakayo. Izina Zakayo cyangwa se Zashe risobanura innocent cyangwa se intungane. Ariko Zakayo we tugiye kubabwira yari umuriganya, umugabo ufatwa nkaho yari mugufi cyane kubera yuriye igiti agiye kureba Yesu Kristo. Bisobanuke neza, Zakayo yari asanzwe azi Yesu n'ibyo akora, niko kujya kumureba. Uyu Zakayo yari uw'i Yeriko, ni naho Yesu yamusanze. Zashe cyangwa Zakayo avuga nk'umuntu wari umunyabyaha cyane nk'uko na Bibiliya ibitwereka. Zakayo iby'ubuzima bwe bwose n'ibyo yakoraga tubisanga muri Bibiliya, muri Luka ibice 19. Uyu musoresha w'ikoro yari atuye i Yeriko, ni naho Yesu yamusanze. Mbese wababwira Yeriko ho gake nayo mukabasha kuyimenya, maze tukaza gukomeza n'ubuzima bwa Zakayo w'i Yeriko. Yeriko niho hantu hambere Abisirayeli babanje gutsindira ubwo batahaga bayobowe na Yosuwa. Yeriko niho bayigaruriye bwa mbere, bayizengurutse inshuro 13. Yeriko iragwa cyangwa se irariduka, ariko isiga ikoze ku mugabo witwaga Akani, kuko niwe wabaye uwa mbere mu gukusanya iby'agaciro byari muri Yeriko. Yeriko ubwo yagwaga, Yosuwa yavuze amagambo akomeye dusanga muri Yosuwa ibice 6 ku murongo wa 26. Haragira hati, Yosuwa avuma i Yeriko. Icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza, arahira ati, umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'i Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe azubaka urufatiro rwaho azapfushe imfura ye, n'igihe azahaterera inzugi z'amarembo azapfushe umuhererezi we. Ibi Yosuwa avuze byasoreye ku mwami Ahiyeli. Yashatse kuvugurura Yeriko, yahise apfusha abana be nk'uko Bibiliya ibivuga. Yeriko y'uyu munsi ni muri Palestine. Aha niho Zakayo yari atuye, yakoreraga nk'uko yari umusoresha w'ikoro wabikoraga ariko akarenza urugero. Mbese nawe yakiraga indonke kuko nawe hari imisoro yarenzagaho. Ibi byatumaga afatwa nk'udakunzwe na rubanda kubera ibyo yabakoreraga. Igitangaza cyabaye nuko Zakayo yifuje kureba Yesu Kristo, akurira igiti kuko yari mugufi nkanjye aha. Maze kurira igiti nibwo Yesu yamubonye, aramubwira ati, uyu munsi ndarari wawe Zakayo. Ibi byatunguye benshi kandi birabashengura kumva Mesiya ari burare ku munyabyaha nka Zakayo. Ku bwa Zakayo, umuntu wabaga akora akazi k'ubusoresha yabaga yanzwe, kuko uyu musoro wabaga uhenze kandi ntiwajyaga mu gihugu cyabo, ahubwo wajyaga mu Baroma, mu Butaliyani. Uku niko abantu babonaga Zakayo, ariko siko Yesu we yamubonaga, kuko Yesu we yabonye Zakayo nk'umuntu w'intungane kandi umushakana umutima ukunze.
ese Zakayo yabonywe na Yesu ate? Yesu yabonye Zakayo uko amushaka, nawe yiyemeza kumusanga arariwe. Burya koko ngo Imana isubiriza igihe. Yesu aganira na Zakayo, Zakayo yabwiye Yesu ko ashaka gukizwa, maze Zakayo aca bugufi arihana. Yihaniye abwira Yesu byose, ariko ikintu yakoze gitangaje kigora abantu benshi bo muri iki gihe nuko Zakayo yemeye kwishyura abo yari yarariganije bose. Yemereye Yesu ko 1/2 cy'ibyo atunze azabigabanya abakene n'abatishoboye, ndetse nabo yari yaribye yemeye kubariha ibyabo. Abikubye inshuro enye. Yesu ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri mu rubyaro rwa Aburahamu. Ikindi Zakayo yabwiwe na Yesu nuko Yesu ataje kubw'abakiranuka, ahubwo yaje kubw'abanyabyaha. Ngubwo ubuhamya, icyigisho cy'uwari umunyabyaha ruharwa ariko waje kubabarirwa na Yesu, yewe Yesu akarara niwe. Nawe ibyaha byose ufite byihanura bibabarirwa. Nahangaha dushoreje ikiganiro cyacu. Kuri byinshi twari twaguteguriye kuri Zakayo ariko tubicishijemo amaso mu buryo bw'incamake. Gahunda nk'iyi byegeranyo by'iyobokamana nakagaruka kuri Shukuru TV Official. Turagushimiye wafashe umwanya wawe ukadutiza amatwi n'amaso yawe ugakurikira iki cyigisho, icyegeranyo. Imana iguhe umugisha.